Well, reka nanone ntangire nguha ikaze cyane witubana umunsi ku munsi we wakoze subscribe kuri Msafi TV. Ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ni nyuma rero y'amasaha make hagiye post y'umuramyi ndetse n'umuririmbyikazi Ishimwe Vestine, aho yavugaga ko ibyo yahuriye nabyo mu rugo cyangwa mu rushako atari byo yari yiteze. Ibi byaciye amarenga ko yaba yamaze gutandukana n'umugabo we w'umunyaburkina Faso niba ntibeshye. Umugabo bari bamaranye igihe gito babanye, ariko abantu bakomeje kugenda bavuga ibintu byinshi cyane kuri uku gutandukana cyangwa se ku mpamvu ishobora gutuma uno mukobwa cyangwa n'umwana w'umwari yabashije kuba yatangaza bimwe mu byo yatangaje ku rukuta rwe rwa Instagram. Nanone kandi hari ababivuga mu buryo butandukanye ko hari abavuga impamvu ya mbere ko umugabo we ashobora kuba yaraketse ko Vestine Ishimwe mu kwezi yari amaze muri Amerika, ndetse aho bari baragiye mu bitaramo mu mujyi wa Vancouver, bitaramo bakoreyo ukwezi kose gushize. Umugabo yavuze ko ngo Ishimwe Vestine ashobora kuba aryamana nande na Irene Murindahabi. Indi mpamvu bakavuga ko umugabo we ashobora kuba yaramucaga inyuma. Indi mpamvu ikavuga ko niko bavuga ntago ariko kuri guhari, kuko nyirubwite ntabwo yaravayo ngo abyivugire, ko ngo mu gihe cy'imibonano yabo umugabo atamugezaga ku byishimo byanyu turi kumwe. Izo ni impamvu eshatu abantu bakomeje kugenda bagarukaho mu buryo bitandukanye, ariko ntawe uzi ntese n'ibyo cyangwa se ibyo, kuko nyirubwite especially ntabwo yaraza ngo avuge ntese ni koko impamvu nashyizeho post nkiriya kuri Instagram yanjye nuko byagenze gutya na gutya. Ariko abantu barabirebera mu mboni zigiye zitandukanye. Impamvu ya mbere uko nabikubwiye ni impamvu ivuga ko ngo umugabo nyuma yuko bamaze kugira urugendo rwo kwerekeza mu gihugu cya Amerika mu mujyi wa Vancouver, bakamara y'ukwezi kose, umugabo yavuze ko ngo yaketse ko ngo Ishimwe Vestine yaba abana na Irene Murindahabi. Bikayingagizwa ko bajya muri Amerika bajyanye nande n'umukunzi wa Irene Murindahabi ari we Aisha Inyindi, bakaba barajyanye nanone ndetse na Dorcas. Ibi rero abantu bakabihuza base nimba iyo case ishobora kuba irimo ishobora gutuma umugabo badahuza na Ishimwe Vestine, ubwo harimo ubushishozi cyangwa harimo ubwenge. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri bikavugwa ko umugabo yamucaga inyuma, yacaga Vestine Ishimwe inyuma, cyane ko hari indi video ndaza kuba irimo andi majwi aho nyuma ko bageze muri Amerika Vestine yashakaga kuvuga ati ndebe ibintu nzabivuga, ati umunsi twarangije igitaramo nibyo bintu ngenza ahita mbivuga kuri Instagram yanjye, ati ibyo bintu nzabivuga. Ubwo ndibaza ko ari ibyaje kuba yagira gute yavuga. Urumva iki kibazo nuko abantu bihutiye guhita bajajinga. Nahise mbona ko nta n'ubunyamwuga buri mu itangazamakuru mu binyamakuru byo mu Rwanda, kuko ibinyamakuru byinshi byahise bihaguruka bivuga ni Vestine yatandukanye n'iki n'umugabo. Nukuvuga ngo hari impamvu nyinshi udashobora guhita ukurura mu gihe nyirubwite ataravayo ngo yemeze neza ko bamaze gutandukana n'umugabo. Ariko muri post yo uyisomye ugashungura neza ugashishoza cyangwa se ugakora ubusesenguzi bwimbitse,
birumvikana neza ko uyu nguyu bamaze kuba batandukana, ko muri poste harahavuga ngo ati undi mugabo nzashaka cyangwa nzabana nawe bizansaba kubanza kumumenya, kumenya umuryango we ndetse no kumenya ibimufataho cyangwa se uwari we muri rusange. Hari amakuru avuga ko uyu mugabo yaje akorera niba ari ONG nibuka neza, umugabo wa Ishimwe Vestine yakorera i Musanze, ari naho yaje kumenyanira nande nabo bakobwa, ariko yabanje kumenyana gutereta umuryango mbere yuko atereta muri bari abantu, yabanje kuba inshuti y'umuryango tout de suite, urumva. Ariko nibikuraho nanone ko ashobora kugira gute guhemuka. Nubuvuga ngo peut-être ikibazo cya mbere kirimo bano bakobwa dufite uyu munsi wa none ntabwo bashaka urukundo rw'ukuri, ahubwo barashaka cash, bashaka amafaranga. Ni nayo mpamvu iki kibazo kizahoraho kigaruka buri munsi umunsi ku munsi. Nukuvuga ngo nimba uri focused ku mafaranga, reka mitene nabihera ko nishaka simucira urubanza, ariko niko bimeze. Icya mbere, uriya mugabo ni mukuru. Icya kabiri, ntabwo bigeze bagira igihe cyo guteretana ngo bamenyane nande na Ishimwe Vestine. Nukuvuga ngo iki gihe cyo kuba bari mu kwabuki nicyo gihe cyo guteretana, right? Nta n'umuzi undi muri rusange, no one knows each other. Tibyo noneho nukuvuga ngo bakoze ibikwiye ariko bidakwiye. Naho mpera mvuga nti uyu mwana ashobora kuba yaragendeye mu Kigali, kuko Irene arahari, bafite n'abandi bajyanama ku ruhande. Sinumva rero ukuntu umwana babimushyizemo, kujye bihamya ko atari icyemezo cye, kuko ibintu byari kwicara abantu bari kwicara bakabiganiraho bakabinoza babati ko uyu mugabo se mumuzi gute, hari aho mwabanye, ko kubana n'umuntu cyangwa se gusezerana n'umuntu uvuga ko muzabana ubuzima bwawe bwose ni ikibazo gikomeye cyane. Sibyo, especially none hari umunyamahanga, ntuzi imico ye, ntuzi imyemerere ye, kubera akazi, kubera ko afite icyo gushakaho, ibyo umusaba arabyemera, umubwiye ko dushaka gushyingirwa muri ADPR arabyemera, cyangwa se mu rindi torero runaka, ibyo afite kubyemera kubera ko afite icyo ashaka. Sibyo, ariko niba umwana ava gasha poste nk'iri yavuga ati nta muntu uzongera kunshuka nga destroying ubuzima bwanjye, urumva ko aho harimo ikibazo gikomeye cyane, to destroy my life again. Byumvikana ko hari ikindi kintu kiri hidden nyuma y'ibyo yitandukana, nyuma y'amagambo yagiye hanze, harimo ikindi kintu gikomeye. Ati nta muntu uzongera kunshuka nga destroying ubuzima bwanjye ukundi. Ntabwo tuzi ngo byagenze gute, ariko mu byumvikana neza birumvikana ko hari ikibazo gikomeye cyane muri iki kibazo, cyangwa se muri ino posti y'uno mukobwa. Ni ukuvuga ngo mu bintu bitatu bikekwa, haravugwa ko ku isonga haza manager w'abano bakobwa Irene Murindahari. Ikintu cya kabiri bakavuga ko umugabo yamucaga inyuma, yacaga Dorcas inyuma. Icya gatatu bikavugwa ko nyuma y'uko amuca inyuma n'ubundi mu buri ko ngo bitagendaga neza kwa Vestine. Sibyo, ikindi kintu rero abantu batari guha umwanya ngo bagitekerezeho, ni nacyo nge nakomeje kuba ngarukaho, ni ukuba yaravanye n'umuntu ataziranye nawe, ni ukubana n'umuntu utazi, kubana n'umuntu mukuru kuri wowe, kubana n'umuntu mutaziranye, utazi amamuko ye, utazi ahaturuka, utazi ikimugenzi. Yes, yaje ari umukozi mu Rwanda, ariko ntabwo umuzi, ntagiye bigeze ufata ngo umenyane n'uwo muntu. Urumva rero iyo nge nibaza kariyo main, niyo mpamvu ya mbere, kuko nk'umunyamahanga hari imico ye yifitiye muri like nagwa nk'urugero, ugiye nko muri za reka tuvuge hano hafi mu gihugu cy'abaturanyi muri Congo, kuba waba utunze abagore babiri it's fine, cyangwa batatu. Urumva ubanye n'umugabo uzi ko icyo kintu kizabaho, ko witeguye ko
niyo mwabana binyuze mu mategeko kajana agomba kuzana undi mugore icyo gihe mwabana nta kibazo kuko ni ibintu uba witeguye. Ariko noneho ntabwo uzi imico ya wa muntu, ntabwo uzi ntiwabo bigenda gute, ibyo byose wikubita ngo kubera ko wenda ushaka gukora femme, ushaka kuba kwitwa ko wakoze mariage. That is a big mistake. So reka mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ndakomeza ngenda ngo updates ziri gukomeza zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko aya ni amakuru nkesha Jay Squeezo wa Mipanga avuga ko we ahamya neza ko igisenya urugo rw'uno mukobwa ari uko ngo umugabo atabinozaga neza mu gitanda. Yes, ngayo nguko rero kamwifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, nkuko bisanzwe komi ayo Safi Tiger, mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane.